Nongeye kubaha ikaze rero ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Mbaha ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Nicyo tugiye kureba. Tugiye kureba uko amategeko ya Mose benshi bita Musa no kuzura umwuka kwa Maria Madalina uko bihuzwa kugira ngo tugire ubusabane n'Imana ntacyo tubuze. Hamari gushimira wakomeje kwiyandikisha cyane rero, subscribe kanda like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kuzaba bature nk'uko mubimenyereye, ukuri kubohora imbohe. Kanda like rero tugende twagiye. Kubwire rero ngo abantu bagusebya ntuzabare cyangwa urakare, kuko na Kristo umwami baramusebeje. Tukaba tugiye kureba urukundo ruvugwa hagati ya Kristo na Maria Madalina uko byagenze. Ese koko byabayeho cyangwa se n'ibyo abantu bahimba? Tuze tubyinjiremo turebe. Tukaba rero tugiye kureba ukuri kwabyo tunyuze ku mategeko ya Mose n'ubusabane, kuzura umwuka kwa Maria Madalina nk'uko dushaka ubwami muri twe buturimo, tutagomba kubushakira hanze mu kirere cyangwa ahandi ari hose, mu nyubako, mu madini, mu nsengero, mu biterane. Ntago ariho ubwami buri muri weho. Numara kumenya iri banga rero urahita ukanguka byanze bikunze, kuko uko kuri twaguhishwe kwaba ukwerekeye roho, guhimbaza amategeko n'ibindi byose. Ibi byose byagiye bipfukiranwa hakoreshejwe inyigisho z'amadini y'ubuyobe menshi yateye. Ari amadini yose aza kugira ngo abipfukirane abantu batazamenya ukuri, ariko twiyemeje kumenya ukuri, kuko iyo umaze gusoma Bibiliya nk'inshuro 6 enye ubona ko hari byinshi biburamo twahishwe. Ibi rero ni ibintu tutagombye kwibagirwa. Ntushobora kubyumva mu materaniro cyangwa mu bitaramo, yewe no mu bitabo, kuko ntago bireba guhimbaza cyangwa kubwirwa ibintu buhumyi ngo ubyemere, ahubwo n'ububyutse bwo kumenya ukuri, nk'ububyutse turimo kugira ngo abantu bazamenye ukuri, none ukuri kuzaba bature. Iyo ufashe ibyo Musa avuga ukabihuza na Maria Madalina, uhita ukangura rya banga rikurimo, ibanga riguha umucyo mu kwibohora ingoyi y'ikinyoma. Iri ni ibanga abantu benshi batigeze bamenya, kandi ubuzima bwabo bwose batazigera bapfa bamenye bibaho. Nta muntu n'umwe uzakubwira uko kuri, kuko nukumenya uzahita ujya mu murongo umwe n'uwaguhanze, ariyo Mana yawe ihoraho rurema. Ube nka Kristo, ube muri Kristo, nawe abe muri weho. Ese nkubaze, witeguye kongera kumenya uri we? Bigiye guhindura ibyo wabwiye byose, kuko tuzagenda twinjira muri uku kuri niko uzagenda ugira inyota yo kumenya ibyo twahishwe. Maria Madalina rero uko wamubwiwe ntago ari umunyabyaha wawe wakijwe n'ubuntu gusa, ahubwo n'ubu umuntu bwari bumurimo batashatse ko abantu bamenya. Ni iki cyari kiri muri Maria Madalina cyakumiriwe, bigakubitiraho ko yari umugore, bakabikumira bakabipfukirana kugira ngo bitamenyekana? Ni ibiki byari bimurimo? Nibyo tugiye komeza tureba. Ubwami bw'Imana rero dushakisha ntabwo buri mu kirere, ahubwo buri muri weho, buri muri twebwe imbere. Dushakisha ubwo bwami buturimo, kuko Imana iratubwira ngo ubwami buradukikije, buri muri twebwe, buri hose, ariko turi impumyi ntitubona. Biterwa n'iki? Ni bya bintu twahishwe, kuko umenya ibyo baduhishe ntabwo wongera kubaho ku bwoba. Uhita umenya ko Imana ari urukundo, kandi ibyo bakubwira umunsi ku munsi, gira ubwoba, korera ku bwoba. Ibyo bintu ntabwo biva ku Mana. Tuze dukomeze turebe ibi binyoma, tubikubite hasi, maze ukuri kutubature, kuko ukuri kubohora imbohe. Nk'uko maze kwikomozaho rero, benshi baranasebya na Kristo, bagasebya Maria Madalina ngo yari umukunzi we, nk'uko nyine tuvuga umuhungu n'umukobwa ngo barabakunze. Ariko icyari kibahuje ni imbaraga z'umwuka twita frequency. Urumva ko nawe yari ufite ububasha bumurimo bwatumaga agira imbaraga zingana n'iza Kristo. Ari byo bintu batashatse ko bimenyekana. Ubwo isi yose yari ibereye mu gushakisha ibitangaza, bo bari bari mu gushakisha ububyutse. Niyo mateka y'urwo rukundo rubuvugwaho. Ni ukuvuga ngo bari kuri frequency imwe. Yabonye ibyabereye ku musaraba atari nk'umutangabuhamya usanzwe, ahubwo kugira ngo azadukomeze twese kubera ibyo yabonye. Yanabonye izuka rya Kristo, kuko yari yaramaze kuzukira muri we imbere. Ni bya bindi
tugomba gushakira ubwami buturimo imbere. Noneho bimwe bavuga ngo navukanye cyangwa nazukanye na Kristo, nshobozwa na Kristo uri muri njye kuko yazukanye nanjye. Ni bya bindi ugomba gushakisha, ugashakisha ubu bwami bukurimo imbere muri weho. Atwereka icyo bivuze kurenga kwizera. Urabona, turizera yego ni byiza, ariko we aratwereka icyo bita kurenga kwizera. Nyuma yo kwizera haba iki? Haba rero icyo twita amayobera, ari byo byabaye kuri Kristo. Maria Madalena bakora ibitangaza, ariyo mayobera abantu bibaza bati ibintu biri kugenda gute, kuki twebwe tutabimenya? Niyo mpamvu nkubwira nti Kristo yaravuze ngo dushobora gukora ibirenze ibye. Ibyo yakoze twabikora tukanarenzaho. Ese ugahita wibaza, aratubeshya? Oya, ntago yatubeshya, ahubwo kuki tutabikora byatewe n'iki? Ibyo rero yabwiwe ko birenze ubwenge bwe. Nibyo natwe tubwirwa umunsi ku munsi, tubibwirwa cyane n'abakiri mu buyobe, bakoreye iyuzwa bwonko rya hatari rimwe utagira urugero urupimiraho. Ariko igihe kirageze ngo twibuke ibyo twahishwe. Babandi bakibereye mu iyuzwa bwonko, mu buyobe, babura ibintu bavuga, bakavuga bati ibintu ntabwo bibaho, reka sha ntabwo washakisha Imana, ntabwo byagenda gutya na gutya. No, kubera ko nyine akurikiza ibyo bamubwiye, akabaho ngo gusa, ariko waragiriye ubuntu ku Mana, none Imana ikakwiyereka ukuboko kw'Imana kukareba kukumenya, urabihishurirwa, ugatangira nawe gushakisha. Niyo mpamvu rero ugomba gusoma ivanjiri ya Maria Madalena utarayisoma, kugira ngo yisobanukirwe, imiryango ikinguke. Wibuke ko isi yamusebeje kugira ngo ibimurimo bihishwe bitazigera bimenyekana na rimwe. Icyo yakoze rero ni ukwihuza na Kristo mu murimo bakaba umwe. Ese twe nanone nongere ngo baze bitunaniza iki ngo twihuze na Kristo tube umwe? Kristo turimo tumenya ayo mabanga yagizwe ubwiru bukomeye cyane. Nta kindi gituma bitunanira nuko izo nyigisho bigaga uko byagenze, ibyo bakoreshaga barabiduhishe nyine. None se wabigeraho ute utabizi? Buri cyumweru bagusomera ivanjiri, bakakubwira ibyo ugomba gukurikiza, ntuwisomere, noneho ntunagire access ngo ugere aho inyandiko z'umwimerere ziri. Niyo mpamvu rero twiyemeje uko Imana izajya idushoboza ku ijambo ry'umwimerere, kongera kugarura rya jambo ry'umwimerere uko byari bimeze kera na kare, kandi twizera ko byanze bikunze kuri kuzamenyekana. Njye rero nkaba nizera ko byanze bikunze tugomba guhishura aya mayobera, atari uko tujya mu biterane, ahubwo turi mu mutuzo dushakisha ukuri ngo duhuze, twihuze na Kristo. Ntiyabonye Kristo apfa, ahubwo yabonye anyura mu rupfu. Maria Madalena ntago yabonye Kristo apfa ashira mu mwuka, ahubwo yabonye mbere Kristo anyura mu rupfu. Urumva ibi bintu? Ni ukuvuga ngo yari afite ubushobozi n'ububasha bwo kubona ibiri inyuma abone mu mwuka. Ntiyabonye Kristo apfa, ahubwo yabonye Kristo anyura mu rupfu. Icyo gihe kuri we ntabwo Kristo yavuye mu mva, ahubwo Kristo mu ishusho y'umwuka atsinda amayobera. Amategeko ya Mose rero n'ububyutse bw'umwuka Maria Madalena yari afite bigomba guhuzwa ngo ukuri kugaragare. Maria Madalena ibyo yanyuzemo, iyo udashaka kuba umuntu mwiza gusa, ahubwo ushaka kugira ubusabane n'Imana, wuzura umwuka ukabihuza no gukurikiza amategeko y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo amategeko tugomba kuyagenderaho, noneho tukinjira no mu mwuka tukabihuza, nibwo tugera ku ntego twiyemeje yo gushakisha ukuri, kugira ngo tubane mu busabane n'Imana yaduhanze. Iyo ubayeho mu mwuka gusa, aho kuba ukurikira ibintu buhumyi, ibaze nawe ufite ubwo bwenge, abantu bakagutoteza ngo warasaze, sigaho wikigira umuhanga, n'ubwiru, ntabushobora sha, ntabwo abigeraho n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu biguca intege. Buri marangamutima yose ugira, yaba n'amarira y'ibyiringiro, bimwe bitwita amarira y'ibyishimo, yose biva ku Uwiteka. Biva ku Uwiteka. Rero ushaka kubisobanukirwa neza, isuzume weho imbere muri weho, atari ugukurikira buhumyi ibyo wabwiwe. Urumva ko dufite urugendo rukomeye, kumenya ko bakera babigenzaga, kwisuzuma, kwinjira muri weho, yaba mu bwenge, yaba mu mutima, yaba iweho muri mbere, byose urumva ko babiduhishe. Niba rero utarasoma ivanjiri ya Maria Madalena, ndumva nzakora ko nshoboye muri ino minsi nkabibasangiza,
ejo hazaza, namwe mutangire mwibuke kwisuzuma ngo mwibuke ibyo mwahishwe byabazanye hano ku isi. Gahunda yabazanye hano ku isi ni iyihe? Ndakubaza uyu munsi, umuntu akubajije uri hano uri gukora iki? Ni iki cyakuzanye hano? Ufitiye gahunda? Ese iyo uvuye hano ujya he? Bizagenda gute? Ibyo bintu ugomba kumenya cyane cyane. Ni iki gitumye uri hano? Ni iki? Birabategereje rero ngo mubyibuke, byibereye mu mwuka muhumeka. Uru rero akaba ari urufunguzo amadini yamye adashaka ko ufunguza ibihe n'ibihishe muntu muri weho. Ni ukuvuga ngo urufunguzo idini ryaguhishe, buri idini byanze bikunze aho bituruka, aho byatangiriye, bafite kode byongeye nakwita nk'urufunguzo. Urwo rufunguzo rukaba ruri muri weho, noneho wowe ukaba utegereje gusa kugira ngo urukarage gusa uhita ufungura, noneho umenye ibyo wahishwe. Urwo rufunguzo rero bakomeza gutuma utarumenya, utarukozaho intoki. Ariyo mpamvu ubona amadini bari kongera kuyasuganya, kuko ibyo babeshya abantu ibinyoma byinshi bya kera biri kuba imitagihe, biri expired. Gute biri expired? Ni uko igihe cy'ukuri cyageze, ububyutse bwagize. Akaba ariyo mpamvu ubona amadini ari gukorera kuri stress ya hatari, kugira ngo bongere bahindure ibintu, yaba Bibiliya, yaba inyigisho, yaba iki byose, noneho bagire indi structure nshyashya, bagire nk'izindi nzego nshyashya noneho zishinzwe kongera gukora ubuyobe, bongere bavugurure nyine. Bwa buyobe babeshya abantu imyaka n'imyaka bwararangiye. Kubera iki? Kubera ububyutse buhari, kubera Imana yavuze ngo izazana umwuka wayo nanone ujye mu bantu bayo, bongere bagire inzozi, bahanure, bakora ibitangaza, ibintu byinshi bikomeye. Satani nawe rero iyo gahunda arayizi, niyo mpamvu ubona ashaka gutanguranwa imbere y'ibihe, nubwo Imana ihora ku bihe. Satani ashaka kugiteka imbere y'ibihe, agasanga Imana iri ku bihe. Ntabwo wasiga umuntu uri ku bihe rero wowe ushaka kujya imbere y'ibihe, byanze bikunze umuntu uri ku bihe agutanga imbere. Dukomeze tuze turebe rero ibya Mose na Mariya Madalina, noneho turebe uko tuzahishurwa bino bintu, kugira ngo natwe twongere twishakemo ibyo twahishwe, bizatuma tubahana mu mwuka no mu kuri, dukurikiza amategeko y'Uwiteka kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach. Hano rero mu nyisho y'uyu munsi icyo turi kureba ni ukuntu amategeko y'Imana no kuzura umwuka, kwinjira mu mwuka, bigomba kugendana bikuzuzanya kugira ngo bibe umwe. Ububyutse rero bwari muri Mariya Madalina bugomba guhuzwa n'amategeko ya Mose yakuye ku musozi w'i Sinayi, kugira ngo byuzuzanye. Nk'uko mbikubwiye, Musa umwe watangije inyanja, ubwoko bw'Imana bukambuka, bombi bari kumwe, birakwibutsa guhaguruka ugashaka ukuri, wumva umunezero wo kugendera mu murongo w'Imana. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo rw'Imana, umunezero, ibyishimo byose ugendeye ku mategeko y'Imana, kuzura umwuka, byose bikugeza mu munezero wo kugendera mu murongo w'Imana. Ntushobora gutungwa n'amategeko yonyine, ntunashobora kugira ububyutse busesuye gusa ugendera ku mwuka wonyine. Ubikeneye byombi. Ndaguha urugero, ni nk'amanywa n'ijoro, n'ubushyuhe n'ubukonje. Naguhaye y'amazi, iyo ashyushye, akonje, byose bihora ari amazi. Yaba ashyushye yaba akonje ahora ari amazi, ntahinduka. Ni kimwe, usibye ko biri kuri degrees zitandukanye, hamwe arakonje cyane, ubundi ahandi arashyushye, ariko yose ni amazi. Mose rero akwereka uko wubaka ingoro, uko wakubaka ingoro. Mariya Madalina we akakwereka uko waba iyo ngoro. Ni ukuvuga ngo kubaka ingoro nuko waba ingoro, ukabishyira hamwe nyine, ukaba muri iyo ngoro, nibyo bari kukwereka. Iyo umaze kumva ibintu, urekera gushakira ijuru mu kirere, aho ugatangira kuryubaka muri weho imbere. Reka tubigerageze rero. Umunsi umwe uzumva umerewe nabi, uremerewe, uzatekereze nka Mose, wiyumvisha ko wakurikiza amategeko y'Imana yose. Uyarebe, urebe uti si amategeko nyakurikije. Usibye ko mbere bari bafite amategeko 613. Sinzi ko wari ubizi. Ari amategeko baje kuyagira 10 nyuma. Ubundi kera bagiraga amategeko 613, baza kuyagira 10. Noneho hari ibyo Mariya Madalina akubwira ngo wishake mu bwami muri weho, byose ubihuze na Mose, noneho ubundi uzatubwire. Uzahita umara nk'umuntu umenye, adakeneye ibimenyetso, kuko ntabwo uzaba ukeneye igihamya zo kugira ngo wemere. Uzahumeke 4, subiza umwuka imbere, wongere uhumeke 6, usubiza umwuka inyuma,
noneho ubikore byose uri ahantu hiherereye hatuje. Niryo banga wahishwe. Iyo uri ahantu hari bucece, hiherereye, hari umutuzo, hatari urusaku, noneho ukinjiza umwuka 4 ukongera ukawusura 6. Ibyo rero biriya bintu byari amadini yose mubona y'inzaduka, izo za Buda, abasilamu, ibiki byose, ndakubwira ibintu nagenzuye ndabibona. Amadini yabo bagiye bayashinga bibye ibintu ku bwoko bw'Imana, uko bahimbazaga Imana kera. Ni ukuvuga ngo urugero nkunda gutanga cyane cyane ni ku basilamu: kutarya ingurube, kwitandira biriya bitambaro ku bagore, byinshi bagiye biba ku bwoko bw'Imana. Ari nayo mpamvu nyavuga ati Imana nijya kuducira urubanza zatubwira bariya abantu batarya ingurube bagasenga cyane, kuki mutabakurikiza kandi byari ibyanyu? Urumva nyine byose babidukuyeho, barangije bashyira amazina yabo, bibi byabo nyine. Niko byagenze. Ni mpamvu rero nkubwirane, ubumenyi buturimo ariko ntabwo tubuzi, ntitubizi, ntabwo tubizi. Tekereza kuba turi aho ngaho, rwa rufunguzo ruturimo, ariko kurumenya ni kimwe, kurufunguza ni ikindi, byose ntabwo tubizi. Buri mu bwonko bwacu, mu mahitamo tugira, mu rukundo. Nk'urugero, iyo dukoze ibintu tutatekereje, tuba dukurikije amategeko gusa, ni ukurikiza Mose, tukibagirwa Mariya Madalena kugira ubusabane no kuzura umwuka. Kuko kuzura umwuka ntabwo ari bya buri wese. Ntabwo wabyuka mu gitondo ngo wuzure umwuka. Ugomba gukizwa, kwakira agakiza, ugasoma ijambo ry'Imana, noneho ukagira iby'ibanze bituma noneho uzabasha kuzura uwo mwuka. Ntabwo ari ibintu bihita biza uwo mwanya, bifata igihe, ni process ifata igihe. Ugomba kubyitoza, ugasoma ijambo, ukiyuzuzamo ijambo, noneho iri jambo naryo kubera Kristo ari we jambo yahoranye n'Imana kandi ari Imana, noneho rikakuzuzamo wa mwuka. Urumva hari amategeko, hari umwuka, noneho byose wakwigiza Kristo kurimo, niko wuzura umwuka, noneho ukaba umwe. Dukomeze rero tureba uko ibi bintu twabihishwe, ariko tuzagenda tubigarura buhoro buhoro, ko Imana izagenda dushoboza byanze bikunze. Uko kuri ni igihe gusa. Nizera ko uko kuri mu gihe gikwiye tuzongera kugarura, kandi Imana yarabisezeranyije. Dufate nk'urugero rero, iyo wifuje ariko ukifuza bitakuvuye ku mutima, ni Mariya Madalena udafite Mose, udafite Musa. Ariko iyo ubihuje byombi, ibintu birakoreka. Ese biva he? Nicyo kibazo wakwibaza. Twese twakuze tuzi gutandukanya ibintu, ko ibintu bitandukanye. Ibyo bintu nakubwiye ngo iyo amazi ashyushye n'amazi akonje, twumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Kumbi ni ikintu kimwe, ntabwo bitandukanye burya. Niko rero umwanzi yadushoboye kumva ko ibintu bitandukanye buri gihe, no mu byo dukora byose nta busabane, nta guhuza ubwonko n'umutima twigize tumenya cyangwa ngo tubwirwe. Wibuke ko kwa kundi bavuga ngo wimura imisozi, ibitekerezo byawe mu bwonko n'umutima wawe ugomba kubihuza. Ibi bintu turacyabyiga, turacyagerageza ukuntu uhuza ubwonko n'umutima. Bibaho, bijya bibaho, ukagambirira ikintu mu bwonko no ku mutima wawe, ibyanze bikunze iyo bihuje kirakoreka, kubera ko uwagizeho umutima wawe wose n'ibitekerezo byawe byose. Ingufu n'imbaraga nyazo zibugunikira mu guhuza ibi byombi. Iyo bihuje bigira za mbaraga zituma ibintu byikora nk'ubufindo. Uzabigerageze, ibintu bikorana ubushake ubifiteho umutima, bya bintu ushyiraho umutima 100% n'ubwenge, ukabyandika no mu bwenge bwawe, byanze bikunze birakoreka. Imbaraga z'ibanga rero zihishe ziri mu guhuza ibi bintu uko ari bibiri: uko ukora, uko usenga, uko uruhuka, uko uyobora, uko ureka ibintu bikagenda, uko wigisha n'uko wakira ibintu. Ibi bintu byose ugiye ubisuzuma, nicyo gituma noneho ugira bwa bubyutse ugakora ibintu bigakoreka. Igisekeje kurusha n'iki rero, nuko twabwiwe ko yaba Mose na Mariya Madalena bafite amateka ahabanye, nta n'ahantu bihurira. Ni ukuvuga ngo izi nyigisho zose bagiye bakora ku buryo bazitanya, ku buryo udashobora gusobanukirwa yuko hari n'aho zihuriye. Urumva Mose mu itangiriro, Mariya Madalena ntabwo tumubwirwa twumva ngo yagiye kureba kumva ya Kristo,
nicyo kintu tumwumva gusa, nta nyigisho ye twumva, nta kintu na kimwe twumva. Bakomeje rero bombi bagenda bamye bari muri weho, ariko ntitubizi gute. Ni ukuvuga ngo ya mategeko ugendana nayo ariko ntuyakurikize. Kwa kuzura umwuka kurahari, kurakuzengurutse, ariko ntiwuzura umwuka na rimwe. Urumva se nta kintu na kimwe ushobora gukora nyine ngo bishoboke? Ariko rero turebe tugendeye ko Imana yadusezeranyije. Niba Mose afite umuriro w'ijuru mu mategeko, Maria Madalena nawe afite amazi y'ijuru mu buntu, byanze bikunze ibi bintu, iyo umuriro n'amazi biretse kurwana bikaba umwe, uko nabikubwiye, ukuri kuraboneka. Ibi bikaba bisobanura ukwibohora nyako. Kwa kwibohora iyo mugize umutuzo, yaba wowe ufite umutuzo muri weho, tuvuge umutima wawe n'ubwonko bwawe bikaba bidafite conflict, bikaba bidafite ubushyamirane, bikaba biri gusenyera umugozi umwe, byanze bikunze ibyo ukoze byose birakunda, birakoreka. Bisobanura ukwibohora nyako, kuko uba uri mu mutuzo, nta mpande ebyiri zihanganye. Hari n'ubwo wasanga igihugu cy'isezerano atari ubutaka nk'uko tubizi, kibanza kuba he? Kibanza kuba mu mwuka. Wibaze ko ibintu byose ubyibuke, ibintu byose iyo ugiye kuba hano ku butaka kugira ngo tubiboneshe amaso aya muntu tubona, bibanza kubera mu mwuka. Ahubwo bagombye gufata ubutumwa bwa Mose, ya mategeko na Maria Madalena, bukaba muri weho, ubuzi buri hamwe. Noneho ukareba uti nk'urugero, cyagiye Mose yiyambura sandali ze, ntabwo byari kubera ivumbi kugira ngo ivumbi ritamujyaho, cyangwa se kubera ko atashatse komeza kuzambara Imana y'ubwo yarimubwiye ngo azivanemo. Kwari ukwiyoroshya. Kandi nanone Maria Madalena ubwo yumvaga ijwi ry'uwazutse rihamagara izina rye, yari roho ye yiyibutse. Roho, wibuke, ishamikira kuri bya nakubwiye mbere yuko roho iza mu mubiri, ukuntu yibagirwa ukazongera kwiga uri hano. Mbese kuba turi aha ngaha muri ubu buzima bw'isi bw'uyu munsi, tutazi icyatuzanye, tutazi aho biva n'aho bijya, yaba itangiriro yaba imperezo uko bizagenda, ni ukuvuga ngo turabura map tugomba gukurikiza kugira ngo tumenye icyatuzanye, ari byo byose bagiye bahisha. Nibwo njya nicara nkibaza, abantu bavuga Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ariko ibyo bayikoreye, yewe ntabwo ntinya kubivuga. Nayisomye imyaka n'imyaka, maze kuyisoma kandi byibuze mva kwitangirira kugera ku byahishuwe, nditegereza, ndashungura, ndiga, ndareba. Mazemo imyaka ingahe nyisoma? Ni imyaka myinshi, nyirirwamo nkayisesengura, nkayireba uko ibintu bimeze, nkareba uko ibintu byose bimeze, aho bagiye babihisha bimeze rwose byose. Kureba ibintu bavanyemo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu kugira ngo twibuke aho turiho dusubire uko Imana yashakaga ko tuba, hazaba aho ukuboko kw'Imana gukomeye cyane. Kuko wibuke Imana inatubwira ngo iyo minsi ntayigabanya, nta kiremwa muntu cyari kuzarokoka. Bivuze iki? Bivuze ko Satani afite umugambi utarimo imikino wo kurundura kiremwa muntu. Turarira ngo baduhisha ibintu, ariko bafite umugambi wo guhindura ikiremwa muntu, bakagihindura noneho uko Satani ashaka, atari uko Imana yashatse, kugira ngo Satani yihimure ku Mana, ko noneho ibiremwa bye ari twe bantu, ko yabijyanye mu buyobe, ubuyobe buzajyana benshi mu irimbukiro. Ariko Imana iravuga iti no, ntibizashoboka, byanze bikunze. Niyo mpamvu tugomba gushakisha ukuri, bigatangira kuri uku kuri, tukuzana buhoro buhoro kugeza noneho tugeze ububyutse, ubundi Satani akazasanga natwe duhagaze bwuma. Niyo gahunda rero dufite hano ku ijambo ry'umwimerere. Niba utari ubizi urabimenye, kanda aho like dukomeze, noneho ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi cyane, noneho abantu bave mu buyobe bari barimo baze mu bubyutse, kugira ngo noneho wa mugambi wa Satani ntuzabona abantu benshi cyane wisasira, byibuze bamwe muri mwebwe bazabirukuke. Kuko Satani umugambi afite, nta mikino afite, ntabwo azuyaza. Niki rero gikunda kubera abantu urujijo, nuko iteka iyo tuvuze kwibohora, benshi twumva kubohora uyu umubiri tubonesha amaso, twumva ko iyo umubiri ubohotse, ibuboshye, aribwo tuba twibohoye. Mose rero na Maria Madalena
batwereka ko ari ibintu birenze bijimije, atari iby'umubiri gusa cyangwa amaso abona. Mose ntabwo yakuye abantu mu Misiri gusa, ahubwo yanabakuye mu iyozabwonko bari barimo. Mariya Madalena nawe ntiyabonye izuka rya Kristo gusa, ahubwo izuka ryabaye muri we ubwe. Reka umwuka w'ijuru uguhumekemo. Ese ujya usubizanya ubwoba cyangwa usubizanya urukundo? Subiza, andikamo ibintu byose bigutera ubwoba. Ese ni ryari ugira urukundo? Ujya wumva urukundo? Uheruka urukundo? Twandikire, andikamo utubwire igihe uherukira kumva urukundo nyarukundo. Niba koko ushaka kwiyubuka, itarure ariko ntiwigunge. Noneho urebe ngo uribuka ibyahishwe, ibyo wahishwe byose, usubire wiyibuke. Ni inzira itoroshye ariko ishoboka, ko uwabitubwiye Kristo atatubeshya ko bishoboka. Isi yatwigishije guhitamo gutekereza cyangwa amarangamutima. Cya gihe cy'amahitamo tugira, rya jwi rikubwira ngo kora ibi, ariko ukanga ukanangira, iriya aba ari nk'agatanya yawe n'ubugingo bwawe. Rurabyandi batubwiye guhitamo gutekereza amarangamutima yacu. Noneho hakaba igihe iyo ugiye gukora ikintu, rya jwi rikuzamo rikakubwira ngo nyamara ibi bintu ubiretse, kora ibi. Rya jwi riza bwa mbere turaryumva, twarangiza ahubwo tukarirengaho, tukarisuzugura, twakora ibyo tutashatse, rya jwi ritashatse, ugahura n'ibibazo, noneho ugasigara wicuza. Nkubwire nti rero, guhera uyu munsi ihe gahunda, uvuga uti andikamo, guhera uyu munsi ririya jwi ninzajya ndyumva, nzajya mpita ndikurikiza ntanazuyaje. Izo ni gahunda nanjye nihaye. Kenshi uragerageza ukabishobora. Iyo utangiye bikurengaho, kubera ko turi mu mubiri hano ku isi, byanze bikunze isi ishaka kukuganza. Ariko iyo utangiye kubishyiraho umutima n'ubwenge bwawe, kumwe nakubwiye, ugafata ubwenge bwawe n'umutima byose ukabishyira ku mutima n'ubwenge bwawe bigahura, ukavuga ati no, kuva uyu munsi rya jwi nzajya ndyumva mpite ndikurikiza byanze bikunze. Amadini rero yarabifasha, arabizambya, kandi yabikoze ku bushake. Babyita gusenga, ariko ntibatubwira kumva. Batubwira gutinya, tinya ugira ubwoba, ariko ntibatubwira ubusabane. Batubwira gushakira Uwiteka mu kirere, aho kutubwira kumushakira muri twe imbere. Ibiduhuza n'Uwiteka rero ntibyabuze, ahubwo byarapfukiranwe. Ibintu byose biduhuza n'Uwiteka, gusabana, byose barabipfukiranyije, barabiduhisha. Bigomba guhuzwa rero nuko twongera kwibuka abatorero, kugira ngo tureme gukora ibintu, kuvuga ibintu bikoreke, tureme duhange, kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo. Kuko iyo bitandukanye, hari igihe ugira ayo mategeko yonyine atari mu busabane, kuba utuzuye umwuka. Ongera wimenye rero uw'Imana yakuremeye kuba we. Ububyutse bwawe buri mu biganza byawe. Vuga uti ububyutse bwanjye buri mu biganza byanjye. Andikamo utubwire uti ububyutse bwanjye buri mu biganza byanjye. Biragusaba guhumeka, umuryango wawe ukabona gufunguka. Uzafunga ute? Rwa rufunguzo nakubwiye ugomba kurwishakamo, noneho urwo rufunguzo akarukoresha ufungura wa muryango wawe. Ibaze rero icyo ugiye gukora. Ni icyo ugiye gukora. Ese uzakomeza kubaho mu buyobe bakubwiye imyaka n'imyaka, cyangwa urareka roho yawe ikuyobore, wuzure umwuka, noneho ugire ubusabane, ufate ubwenge bwawe ubuhuze n'umutima wawe, kugira noneho bibe umwe uri muri iyo misozi y'ubuyobe bagushyizemo. Ubwo buyobe bakubwiye niwo musozi wawe. Ugomba gufata umutima wawe n'ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe, ukabihuza, noneho ukiyuzura umwuka, ukagera no ku mategeko y'Imana, kugira ngo ubihigike bigwe, noneho wongere uze wibuke uwo uri we Imana yakuremeye. Kandi birashoboka. Guhera uyu munsi, ni nk'urugero nguhaye, uvuga uti rya jwi rinzaho umunsi ku munsi, cyangwa igihe runaka, ririya jwi ngiye kugerageza njye ndyumvira. Bitangire ubikore, kuko ririya jwi iyo utaryumviye biba bimeze nk'aho uri gukora agatanya n'ubugingo bwawe. Sigaho rero wikora,
gutana n'ubugingo bwawe, ngo witandukanye n'ubugingo bwawe Imana yakuremeye kugira ngo bukuyobore kuri ino si, noneho na nyuma y'ubuzima buzakugeze aheza twese turangamiwe dukora gushaka kw'Imana no kuri ino si. Ngayo nguko rero uyu munsi uvuga uti uyu munsi ndanangiye, ngiye kuzajya numvira ririya jwi byanze bikunze, inshuro ya mbere nkiryumva ntanazuyaje. Mu gusoza rero ndagira nti ibyo wahishwe byose ntago biri hanze yawe, biri muri weho imbere, kandi ni wowe ubwawe wabasha kwikorera ububyutse. Nta wundi muntu uzaturuka hirya ngo agukoreshe cyangwa gukorera ububyutse, no, biri muri weho imbere. Byishakemo, tugende twitoza gahoro gahoro, uko tugenda twiga twese bimenye ko twiga turakiga twese, kuko nta muntu uragera kuri nivo ya Kristo. Kristo wibuke ko yatubwiye ko dushobora kugera aho yageze, ibyo yakoze dushobora no kubirenza, ariko byibuze dusaba Imana tubabarire, byibuze uduhe n'agatonyanga gato ku byo Kristo yakoze kugira ngo tukumenye. Niba ubutumwa rero bugiye gutuma wisura ukishaka ukamenya uwo uriwe, subscribe. Abamaze kwiyandikisha namwe ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima, kuko munyereka ko munyotewe, mukunze ukuri kabisa. Ndabibona ko mukunyotewe muri benshi. Kandaho like kugira ngo bigere ku bantu benshi cyane. Nongere mbashimire ku bw'ubuntu bw'Imana nagiriwe, nkabona agakiza ntari ngakwiriye. Nawe injira mu gakiza, winjire mu mwuka, ugendere ku mategeko y'Imana, noneho Imana ikwiyereke, ubwenge bwawe, ubwonko bwawe bihuze, muri iyo misozi, maze rero dukomeze dushaka ukuri kuzatubohora, kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Niba wari imbohe uyu munsi rero ukuri kuzambohora, andikamo ti uku kuri kugomba kumbohora byanze bikunze, nanjye nkashaka amaso y'Imana kugira ngo na nyuma y'ubugingo nzabone ubwiza bw'Imana, ubwo tuzaba turi kumwe n'umwami wacu Yeshua Hamashiya Kristo, tubana imbona nkubone, amaso ku maso, tutarekana. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.